ntabwo nzamubabarira niyo yagira gute. Ibyo yankoreye byarambabaje ku buryo ntashobora kubabarira. Ntabwo nzi urugero byaba bigezeho, ariko umutima w'umuntu ni nk'uwundi, uko ababara nanjye niko mbabara. Hello guys, how are you doing? Hopefully mumeze neza. Yesu ashimwe. Ngewe ndi muzima, ndashima Imana hamwe n'abanjye, twese turi bazima. It's Flora Gwiza, I'm back again. Yes, nari mbakumbuye, arashize iminsi. Hari ikiganiro nari nateguye ejo ariko ku cya uploadinga kiranga kirapfa, ariko nge bitumye ngisubiramo kuko iyo umuntu yafashe umwanya agakora video akaploadinga, ariko at the end ugasanga amajwi atari meza, birababaza pe. Usanga ni nkaho nyine wavomeye mu rutete. Okay guys, rero uyu munsi nagira ngo nanjye tuganire ku kantu nanjye maze iminsi ndi kwibazaho, kuko ni ingaruka zigenda ziba ku bantu. Kuko burya mu buzima hari ibintu tugenda duhura nabyo, we facing more problem. Yes, family issues, friendship itagenda neza, the family around the friends. Yes, naho tugenda mbese ahantu hariho hose dukeneye booster kugira ngo tubashe kugera ku ntego y'ibyo tuba twarateganyije kugeraho mu buzima. Otherwise niho usanga abantu bamwe bari bloqué, batavansa kubera ingaruka zimwe na zimwe zigenda ziba mu buzima, zishobora kuguturukaho cyangwa ntizinaguturukeho. Ariko reka turebe ingaruka zo kutababarira mu buzima, uburyo ki zishobora gutuma uzitirwa n'iby'umugisha Imana yakagombye kuguha, kubera wa mutima wo gufunga umutima utababarira. Ntabwo wavansa, usanga ntacyo wigezaho, usanga ntaho uva ntaho ujya, ugenda utaninga around ya cya kibazo ufite mu mutwe udashaka kurangiza. Usibye niyo waba umupagani, kubabarira bigira inyungu. Noneho iyo byongeyeho tukaba abakristo, kubabarira n'imbaraga z'umumaro zongera zigafungura itiyo. Ndavuga ni nka cano yo kuvuga ngo nakiriye imigisha yanjye nta kintangiriye. Sinzi niba twumvikana guys, kuko ndakuze aho ngeze aha ngaha. Ikintu nabonye mu buzima gishobora gutuma ukora success mu buzima ni ukugira umutima wagutse wo kureba ibintu uko abandi bantu batabireba, ahubwo wowe ukaba wabifata ukabyishyiraho, noneho bigatuma ubabarira n'umuntu waba wakubabaje. Mureke tuganireho gatoya. Niyo mpamvu naje nshaka ko tubivugeho nka sosiyete yacu ndetse n'abantu bose muri rusange. Ntabwo bivuga ko waba uri umunyarwanda, ntabwo byavugwa ko uri umukanada, ntabwo. Isi yose ikeneye imbabazi kugira ngo yavanse. Naho ubundi usanga umuntu azingiye hahandi kubera yuko hari ibintu yafunze muri we, hari ibyo atabasha kugeraho muri we, kuko
yanze gufungura uwo muryango, iyo darkness iri muri wowe ngo ufungure umuryango ugire kubabarira. Sibyo? Reka tubyumve kimwe, cyangwa se nutabyumva kimwe nkanjye. Iyo turi kuganira ntabwo mba nihariye ijambo, mba ngezaho buri muntu wese wahisemo kunkurikira, kuko hari n'abatarabihisemo kunkurikira, kuko ntawe ukundwa na bose. Ijambo ry'Imana ritubwira ko n'abatadukunda ngo tujye tubasabira, kuko nabo haba hari impamvu nyine batagukunze. Ntabwo twese turemwe kimwe. That's why I'm Florence, unique Florence. Nuriya nawe utankunda hari impamvu ziwe. Sibyo? Ariko umuntu wese aho ava akagera akenera mugenzi we. Guys, mureke tuganire kuri iki kintu cyo kutababarira. Yes, umuntu ashobora kubaho akagukorera ikintu ukababara pe. Nanjye ubwanjye iyo umuntu ankoreye ikintu ndababara pe. Ariko nk'uko natangiye mbivuga, imbabazi ni ikintu gifungura imigisha ifunganye muri wowe. Ibintu maze kwiga muri iki gihe cya none, muri ino myaka yanjye, binyereka yuko ntabwo bisaba ko umuntu aza kugusaba imbabazi kugira ngo umubabarire. Nta nubwo bisaba yuko ibintu yagukoreye byoroheje kugira ngo wumve ko ubabariye. Yewe, ngira ngo twebwe nk'abantu b'Abanyarwanda tumaze kubona ingaruka zabaye iwacu, kwicana, buri umuntu agapfa azize uko yavutse atarabihisemo. Umubyeyi agatanga abana, umugabo agatanga umuryango, abaturanyi bakicana. Bya bindi kirazira, mbese ku muntu warezwe abona nawe akavuga ati ibi bintu byaje gute? Muri ibyo bintu byose byabaye, dukomeze twibuka kandi twiyubaka, kuko tugomba kuzabikora mu minsi 100. Ubwo ni amezi 3, hafi amezi 3, hafi 3. Sibyo? Ariko twagiye tubona abantu batera intambwe bakababarira n'abantu babiciye. Twagiye tubibona, twagiye tubyumva, ndetse no mu mafamiye tugiye duturukamo birahari pe. Ugasanga umuntu ngo yababariye umuntu wamukoreye icyo cyaha cyo kwicirwa. Ukavuga ati se imbaraga zamukoresheje ni iz'urukundo, ni iz'ubusazi, ni iki? Nyamara umuntu wabikoze ari mu bantu baruhutse mu mutima, kuko nge maze kubona yuko uko ubika inzika muri wowe, uko wumva umuntu umwanze kubw'ikintu yagukoreye, uzi uko ari bwo ukomeza ukanaremba. Ntabwo ngiye kwita kuri biriya byabaye muri genocide yakorewe Abatutsi, ariko nge ndashaka kuvuga ku buzima busanzwe, kuko ku muntu wakorewe kiriya cyaha ni process y'Imana yonyine, kuko kugira ngo umuntu akwicire uvuga ngo urabyutse uramubabariye,
atari Imana iturutse mu ijuru ikaza ikakwemeza ko ugomba gutanga izo mbabazi, ntabwo byoroshye. Ndetse turacyafite benshi bagifite ibikomere birenze, kandi imyaka uko igenda ishira twakagombye kwibwira yuko byakorohamo gato, ahubwo ukabona bigenda bisubiza ibubisi bitewe n'ukuntu ubuzima bugenda bukakunanira, ugatekereza uko wakagombye kuba umeze ntabwo ari kumeze, bigatuma umuntu asubira habi. Ariko nge uyu mwanya ndashaka kubabwira ku mateka y'ubuzima busanzwe. Ku buzima busanzwe, iyo umuntu agukoreye ikintu, iyo ari imfura akabimenya ko yakoze ikosa kandi yakubabaje, cyangwa yagukoreye ikosa kandi yakubabaje, ngira ngo ubupfura ni ukwanga umugayo, ni ukudahemuka aho bagushimaga, ahubwo ugasubira inyuma ugatera intambwe ya mbere, kuko mu Kinyarwanda ubundi bajya bavuga ngo ntawe utera ibuye ahantu ajisha igisabo. Ntawatera ibuye ahantu ajisha igisabo. Yes, niba abantu bakwemeraga, niba abantu mwaranywanye, niba abantu barakwemeraga nk'umuntu uhambaye udashobora gukosa, wari uzi ko iyo uteye intambwe byonyine ugasaba imbabazi wongera kugirirwa icyizere, bitabuze ko abantu bashobora kugiramo akantu ko kuvuga ngo ejo azongera, kuko burya Imana niyo ibabarira ikibagirwa, sibyo? Imana yacira iyo uyisabye imbabazi ngo ibicumuro byacu ibitakure y'amaso yayo, ngo ikongera ikatweza ngo tugasa na sheregi. Reka turebe icyo Imana itubwira hano ku murongo wa Bibiliya, sibyo? Ngo Matayo 5:7, ku murongo wa 7, Matthieu 5 ku murongo 5:7, ngo hahirwa umunyembabazi kuko abanyembabazi, hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirirwa. Ngo blessed are the merciful for they shall obtain mercy. Hano bakongera bakavuga ngo ariko njyeweho, Matthieu 5:22, ngo ariko njyeweho ndababwira yuko umuntu wese urakarira mwene se akwiriye guhanwa n'abacamanza. Noneho hano muri Bibiliya iyo babisomye uravuga ati se Mana yanjye, ninde uzajya mu ijuru? Ko biteye ubwoba. Ngo Matthew 5:22, Matthieu 5:22, Matthieu 5:22, ngo ariko njyeweho ndababwira yuko umuntu wese urakarira mwene se, gusa kurakara gusara, urakarira mwene se akwiriye guhanwa n'abacamanza. Guys, kuba umurongo wongeye kunsubiza inyuma nkaho ntabigeze nkumva. Ahubwo uzatuka mwene se ati wagifuwe akwiriye guhanirwa mu rukiko, uzabwira mwene se ati wagicucuwe akwiriye gushyirwa mu muriro w'Gehenomu. Oh my gosh. Ko numva nanjye wateguye iyi nyigisho iteye ubwoba. Mwumvishe ngo n'umuntu wese warakariye mwene se ngo ajyanwe mu bacamanza. Kandi baravuga ngo ijambo ry'Imana ngo ntitugakureho n'akanyuguti na gato. Ibi ni iki?
ko ijuru rizinjirwamo n'abakeya. Mana utubabarire. Uzatuka mwene se ngo wamupfuwe akwiriye guhanirwa mu rukiko, mbese nukumujyana muri ribu. Uzatuka mwene se ngo wagipfuwe, kandi abantu turabikunze kubivuga. Stupid, you are stupid, you are nothing. Jesus Christ, forgive me. Kuko tukunze kubivuga tubikoresha nka blague, kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo ubikoresha ngo ajyanwe muri ribu. Ribu watukanye gusa. Noneho hano ngo uzabwira mwene se ngo wagicucuwe akwiriye gushyirwa mu muriro wa Gehenomu. My goodness, my goodness. Uwiteka tubabarire kuko tutazi ibyo tuba turimo. Turi abana b'Imana, twiyitiriye abana b'Imana, ariko iryo juru sinzi hazinjirwamo mbarwa. Nukuri nkuko bavuga ngo ingamiya kwinjira mu ntoboro y'urushinge ngo bizaba bigoye, ngo niko kujya mu ijuru ngo ni nk'ingamiya ica mu mutoboro w'urushinge. Aho ni bangahe bazajyayo ra? Ndimo kureba njye kubwanjye nibuze, kuko kwibagirwa ndababarira pe, ariko kwibagirwa bingarukamo nyine nk'umwana w'umuntu. Ariko nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo Imana yonyine niyo yibagirwa igata ibicumuro byacu kure. Mureke twongere twisuzume niba koko ibitugirirwa cyangwa ibyo dukorera abandi, niba batubabarira, niba twe natwe tubababarira. Biragoye. Yes. Umwanya nafashe wo kuvuga ngo tuze ngo tuganire nuwo kuvuga ingaruka zo kutababarira. Ingaruka zo kutababarira nizo ngiye kubabwira. Umuntu wese udafite umutima wo kutababarira ntaho agera. Uradindira, ukadindira, ukibaza ubuzima urimo bukakuyobera, depresiyo zikakurenga. Mbese wari uzi yuko abantu bashobora kurwara depresiyo bitewe no kutababarira? Kubera iki? Uwo muntu ubuzinze mu mutima arakumunga, umutima wawe ukamunga, noneho ntubu ukiriho ku bwawe, ahubwo ukabaho ku bwa cya kintu yagukoreye. Hari ibanga nge namenye mu buzima, kandi rituma n'ibintu byose byashobora kumbaho byose mbasha kugirirwa ubuntu. Nukugirirwa ineza, nukugirirwa ubuntu. Ntabwo ndi marayika, nukugirirwa ubuntu. Impamvu ki akenshi na kenshi mvuga ngo nukugirirwa ubuntu, ntabwo ari ibintu bihabwa n'abantu bose. Gusa amahirwe nagize mu buzima, Imana ikunze kuntegura. Iyo hari bubi ikintu, igihe icyo ari cyo cyose, wowe twaba turi kumwe, twaba tutanari kumwe, unzi abanzi cyane, nkunze kuba naganiriza, iyo ikintu kigiye kumbaho Imana irantegura. Impamvu ki Imana integura ni ukubera yuko naje gusanga Imana irankunda. Yesu we, iyo ntekereje urukundo rw'Imana kuri nge birandenga. Wari ubizi yuko iyo ikintu kigiye kumbaho Imana ikinyereka kitaraza, kitarabaho n'uwo munsi utaragera, ikantegura nkabanza nkakirwara kitari cyanagera, noneho igatunganya ahantu kiri buce
kugira ngo icyo kintu ni cyiza kitandangiza. Noneho ngewe hari ukuntu wenda mbanza kuvuga ngo banza ari ibitekerezo byanjye, dore ko nanjye nkabishe. Iyo ikintu giye kumbaho mbanza nkarwana no mu bitekerezo, se nibyo nibwira cyangwa n'iby'ukuri ndi kubona. Mu nzozi nabonye ibi, mu bitekerezo n'amaso yanjye ndi kubona ibi, ese byaba ari ukuri cyangwa ndarota? Ntabwo ibi bintu bishoboka. Noneho ikinyereka ko ari Imana yabanje kubinyereka nuko mbanza kubyerekwa, noneho ngewe nkabanza kurwana nabyo mvuga ngo ntabwo byashoboka ko ibi bintu biba. Ariko gihamara kuba nkibuka yuko Imana yateguraga ubutaka bwiza mu mutima wanjye bwo kwiyakira ikimbayeho. Ni nk'integuza guys. Integuza iyo yakubayeho ikugeraho idafite ubukana, kuko uba warabanje guteguzwa kandi ugahita wibuka Imana uburyo ki yabanje kukwereka ibintu. Icyo gihe ntabwo biba bikikwishe. Nyamara mu wateguye ari we Satani abazi yuko ndangije. Muri uko gutinya Imana biragenda bikantera imyumvire mibi, kuyigizayo, noneho nkabifata muri kote pozitifu ntibanze kuri negatifu. Nkatangira nkakora analize y'icyateye icyo kintu, nkumva mbabariye n'umuntu wagiteguye, naho byaturutse hose nkahababarira uwo mwanya, kuko mba narateguwe n'Imana. Ntabwo bivuze ko ntajya nanjye nakora ikibi ku bandi, ariko akenshi na kenshi ikintu kinturutseho, akenshi na kenshi. Kandi noneho akarusho reka mbasetse, wari uzi yuko ni ikintu kitanturutseho kubera gukunda amahoro yo mu mutima wanjye. Ndabyemera, nkatera intambwe, nkasaba n'imbabazi y'ikintu ntakoze. Sinzi niba ari ubucucu, kuko hari ikiganiro nigeze kumva ngo iyo umuntu ngo asaba imbabazi kandi atacumuye ngo baragusuzugura. Nibyo koko, nanjye icyo kintu narakibonye. Iyo usabye imbabazi ari nta n'ikintu wakoze, bakubona nkaho uri umusazi cyangwa igicucu, nka bya bindi nyine Bibiliya yatubwiye. Guys, ntabwo ari ubucucu, ahubwo ngewe narangije kumenya yuko ijambo kubabarira ni ijambo ririmo ubutunzi bukomeye cyane. Babarira umuntu nubwo yaba atagusabye imbabazi. Urebe ngo Imana iragukorera ibitangaza mu mutima wawe. Singutegetse ngo ubikore ngo bya nyirarureshwa, ahubwo ubikora ubivanye mu mutima, kuko iyo ubigumanye mu mutima birakuzinga, ntaho ujya. Uwo mwijima ukugumamo, urasohoka ukajyana n'uwo muntu wakubabaje, ukaryamana n'uwo muntu wakubabaje, watembera ukamwikanga impande zose, mbese nta kintu cyavanze. Ariko iyo ubabariye, Imana igukuramo ya darkness, wa mwijima wa bya bindi bagukorera cyangwa bagukoreye, ugasigara wumva peperepe, ugasigara umeze mbese nk'akanyoni kaguruka kadafite ibiro. Guys, kamwe kuri ka jinja kanjye. Iyo ubabariye, ibanga mu kubabarira nuko wumva muri wowe hari ikintu kidasanzwe, muri wowe harimo umunezero, muri wowe harimo kubabarira na wa muntu, ugasigara ubona atari we ahubwo ari ikindi kintu. Aho ndavuga ku mukristo, kuko Satani bavuga ko ari we udutuma gukora ibibi.
ntukarebera umuntu mu kintu yakoze, ahubwo umujye umurebera mwuko umukoresha kugira ngo agutere. Niyo mpamvu niyo ugiye gutanga imbabazi uzababarire wa muntu wabikoreshejwe kuko atari we. Uzasanga abantu benshi cyane badatanga imbabazi ari ba bantu batajya batinyuka no gusaba imbabazi mu gihe bakoze ikosa. Abantu bakunze kujya muri depression y'uko tubabarira iragenda ikabashora mu bintu bitanashobotse. Ntibyatangiye ari wa muntu wababaje, ntibyatangiye Satani agukoresha ibintu bidashobotse, ntibyarangiye akumvishije ko utagomba no gusaba imbabazi kubera ego muri wowe yagushyizemo yo kuvuga ngo batansuzugura. Bagusuzuguye batese? Erega gusaba imbabazi buri muntu wese arabyemerewe, kandi no kubabarira buri muntu wese arabyemerewe. Gusa amahitamo na yawe. Nubabarira Imana iragufungurira imbabazi, nawe irafungura imigezi yari yarakamye mu buzima bwawe, irayifungura amazi adudubize. Ariko nufunga umutima ni nko kuvuga ngo Mana ntuzongere kugira ikintu nkorera mu buzima, ahubwo genda unkorere kuri uriya muntu umugirire nabi. Icyambere cyo waramugiriye nabi, noneho uri no kumwifuriza no kumererwa nabi. Aho ntabwo Imana irya ruswa. Ese wagize ngo Imana irya ruswa? Imana ireba mu mutima. Imana iradukunda twese. Imana iragukunda nawe wanga ugafunga umutima. Imana nta muntu idakunda, kandi ntabwo irobanura ku butoni. Ntireba ubunini bw'icyo wakoze, ahubwo ireba guca bugufi wagize mu mutima ugasaba imbabazi. Sibyo? Yuda icyaha yakoze ajya gucuruza Yesu ngo bamubambe, ntabwo yari azi imbaraga z'uko bari bushobore Yesu, kuko yagendanye nawe rega, kandi no guhishurirwa bicaranye ababwira ati nzapfa nzicwa ariko ku munsi wa gatatu nzazuka. Ibyo byose Yuda yari yarabyumvishe, ariko kubera gukunda amafaranga yaramugurishije. Amaze kumugurisha uzi ikintu cyabaye? Ntabwo ikintu yakoze cyari kiremereye pe. Yesu we, Yuda ntabwo yakoze icyaha kiruta icya Petero kumwihakana. Yuda we yagurishije kubwira ari ry'amafaranga, ariko abura ubwenge bwo gusaba imbabazi abonye Yesu bamujyanye bagiye kumubamba. Ahubwo we yaragiye ajugunya ya mafaranga, ananirwa kugaruka ngo asabe imbabazi, agenda agiye kwiyahura. Aho niho itandukanirizo. Nyamara wibuke ko Petero Yesu yari yamuteguje ngo hano mu bantu tugendanye hari uri bunyitakane. Petero niwe wasubiye ngo reka mwami, ntabwo ibyo bintu bibaho. Ati ku isaha ya gatatu nta nubwo anyitakana rimwe, aranyitakana gatatu. Buryo ni umubare uri confirm. Gatatu ni ukwemeza ikintu. Ngo kandi ku nshuro ya gatatu inkoko irabika. Waruzi yuko wari wateye hejuru ngo ntabwo byabaho ni Petero, kandi ni nawe wamwihakanye. Inshuro ya gatatu inkoko ibitse niho yibutse ati bya bintu bimbayeho. Uzi ikintu yakoze yarushije Yuda? Yahise atakamba, ararira asaba imbabazi, kandi Petero yarababariwe. Byerekana ko kubabarira harimo imbaraga zikomeye cyane. Kabone nubwo ikintu ubabarira kiremereye cyane, abantu bashobora kukubwira ati nawe aho warengereye pe, umubabariye nkande n'ibintu yakoze n'ibintu yadukoreye. Ariko kubabarira ni ikintu gitangaje, ni imbaraga zitangaje, ni imbaraga zitabonwa n'abantu abari bo bose. Ugiriwe ubuntu niwe uzigira muri we, kuko aba yarasobanukiwe imbaraga zo kubabarira.
kutababarira bishobora kugutera kwiyanga, kutababarira bishobora gutuma uhunga sosiyete ukayihisha, kutababarira bishobora kugushora mu byaha utari uteganyije, kutababarira bishobora kugutera kwiyica. Kwiyica ntabwo umuntu ashobora kuvuga kwiyica gusa by'umubiri, ushobora kubaho nabi ukabona ubayeho nk'umupfu kandi ugenda. Kutababarira bishobora kukuboha ukarwara indwara zidakira mu mutima. Guys, mbese izi ndwara abantu zibafata, za kanseri, za diyabete, za heart attack, ibi bintu byose, stroke, ni ibintu bituruka muri expression y'ibintu tuba twagize muri twe, bikagenda bigashekinga imibiri yacu, ikabyara izindi ndwara tutabasha no gusobanukirwa. Guys, izo ngaruka mbahaye ni byinshi, nawe nubona n'izindi umbwire. Uragenda ukabaho nabi, niba warukeye uruhu rugahinduka rukaba rubi, wahura n'abantu bakayoberwa ukuntu usigaye usa, mbese ukazindana. Guys, mureke twige kubabarira, kuko kubabarira naje gusanga harimo imbuto zo gukiranuka, imbuto zo kubaho neza ubuzima buzira umuze, imbuto zo kugira umunezero muri wowe, imbuto zo kongererwa guhabwa icyizere n'Imana ikaguha umugisha, imbuto zo gufungura imiryango itangaje yari yarafunzwe. Ntabwo nje kufosinga abantu kubabarira, ni uburenganzira bw'umuntu kutababarira, ariko nge naje mbabwira ingaruka n'ibyiza byo kubabarira nabonye. Iyo ubabariye ugenda mu muhanda wumva wemye, iyo ubabariye umuntu wakugiriye nabi uragenda ukumva ntabwo byatewe nawe, ahubwo byatewe n'imyuka yamukoresheje. Ntabwo usigara ugihanganye na wa muntu, ahubwo usigara uhanganye na Satani wazanye cya kintu. Kuko rega ntabwo turwana n'inyama n'amaraso. Ijambo ry'Imana ritubwira ko turwana n'imyuka yo mu kirere ikoresha iki kirere. Niyo mpamvu gushishikariza kubabarira kugira ngo ugire ubuzima bwiza, ugire ejo hazaza, ugirirwe icyizere n'Imana, unusaba n'Imana ikubabarire. Uzibuke rya sengesho ngo dawe uri mu ijuru, ntabwo ngiye kurivuga ko iminota ndabona intwaye kandi nari nateguye mikeya. Nuvuga ngo utubabarire nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, aho hantu iyo uhageze nuhibuka urahita umenya imbaraga zo kubabarira izo arizo. Guys, nakoze kunkurikirana, ndabakunda cyane aho muri hose. Tugirana inama, niba ufite impamvu ki ubabaye mu mutima y'umuntu wakubabaje, murekure umuharire Imana. Ntabwo ari wowe ushinzwe kwivanja, ntabwo ari wowe ushinzwe kumwishyura kugira ngo nawe umubabaze. Babarira umuntu wese wakugiriye nabi, ndetse n'uwo nawe wagiriye nabi akananirwa kukubabarira kuko wamusabye imbabazi. Wewe warazisabye byamusinzire, ntabwo ikibazo ari we, ahubwo ikibazo ni imyuka yo mu kirere, nawe umusabire kugira ngo abohoke. Ngo ariko ngo nimutababarira ngo abababaza ngo na Data wo mu ijuru ntazabababarira. Ubwo rero nagira ngo mbaganirize kubw'icyo kintu cyo kubabarira. Ni intera ikomeye cyane itagirwa na buri wese, ariko reka turwane no gushaka ibyiza muri twe, tureke kubika ibibi muri twe, inzika n'ubugome, no kwirwanirira, no gukora revenge ntabwo ari wowe ukwiye kuyikora, n'Uwiteka Imana igomba kukuburanira. Narangije kubona yuko Imana niyo igomba kumburanira. Rero nta mubisha mfite, nta n'uwangiriye nabi,
ahubwo Uwiteka wo mu ijuru niwe ugomba kutuburanira. Murakoze cyane. Ako kari agace ko kubaganiriza, kuko naje kubona yuko nubwo duteka nabyo biraryoshye, ariko dukeneye kuganirizwa n'ijambo ry'Imana kugira ngo riduhembure muri ibi bihe bimeze nabi, aho abantu bakorerwa ibibi, noneho ugasanga kubera yuko bakorewe ibibi banaheze hasi kubwo kutarekura ngo ubabarire. Ni ukuri pe, Imana ibafashe, kuko bisaba imbaraga z'Imana kubabarira. Ntabwo ari ikintu gihabwa gutya umunota umwe. Imbabazi ni ikintu ugenda ugasengera igihe kinini, ndetse hari n'abantu babifite nk'ubuntu. Ngewe mbifitemo nk'ubuntu Imana yanyihereye. Ntabwo njya ntinda ku kintu. Ntabwo bivuze yuko iyo umuntu ambabaje ntababara, ariko ubukana bingeraho nababwiye ko Imana ibanza kunteguza. Ayo ni amahirwe nagiriwe n'ubuntu nagiriwe, kandi abishima Imana. Ikintu iyo kingezeho kiza kidafite ubukana, Yesu we, nkabobera nkamera nkaho nta cyabaye. Ibyo bintu byari byababaho. Aho niho ntinyira Imana. Mwakoze rero abanyumvishe banteze ugutwi mwese. Don't forget to subscribe, like, share and comment. Kandi Imana ibahe umugisha. Yari Flora Kugwiza TV show. Murakoze cyane kandi abakunda.